Ni mu mubohore, ikiganiro ni mu mubohore cyabateguriye amasengesho y'iminsi 40 yo gukurwaho iminyururu azayaca kuri chaîne ya YouTube ISEZERANO TV ndetse n'iy'umugambi w'Imana buri saa 12 hamwe na Prophet Emma. Nyabuneka ntucikwe. Yesu ashimwe cyane, ndagusuhuje mu izina rya Yesu nkwifuriza amahoro y'Imana. Uyu ni umunsi wa 25 w'amasengesho. Imana y'amahoro ishimwe cyane. Mana iguha umugisha wowe ugarutse kubana natwe muri aya masengesho, kuri wowe utangiranye natwe ari ubwa mbere. Iyi ni iminsi 40 y'amasengesho turimo. Ni iminsi 40 y'amasengesho turimo. Iyi minsi 40 ni iminsi 40 yo gukurwaho iminyururu, ni iminsi 40 yo gukurwaho uburetwa. Ndashaka mvugane nawe wowe udukurikiye ari ubwa mbere, geze muri aya masengesho ari ubwa mbere, nta kibazo, komezanya natwe. Aya masengesho arimo aragenda aba hano kuri iyi channel buri mugoroba saa 12 z'umugoroba, ndetse no ku rusengero buri wa kabiri ndetse no ku cyumweru. Imana y'amahoro itugirire neza. Rero fata izo nimero ziri kuri screen yawe, izo nimero uri mubonaho ngaho, zifate. Ushaka gusengerwa by'umwihariko cyane kubashaka kubashyira muri groupe y'amasengesho, fata iyo nimero wandike kuri WhatsApp cyangwa uyihamagare, nta kibazo. Ushaka gusengerwa by'umwihariko cyane biragusaba kuza kureba ibiganiro bindi twakoze bijyanye na karande, bijyanye n'imbaraga z'umwijima, bijyanye n'imivumo. Ibyo bintu twagiye tubivuga ko aya masengesho ni amasengesho turi gusenga ajyanye no gukurwaho iminyururu, ajyanye no gukurwaho uburetwa, ajyanye no gukurwaho igisuzuguriro. Abantu mwe, Satani atwaje abantu igitugu. Satani atwaje abantu igitugu, kandi Satani nta mbaraga agira. Satani nubwo bimeze gutyo nta mbaraga agira, arakanga kugira ngo arebe ko wakangika. Ariko Satani nta mbaraga agira, ntazo. Satani arimo aragukanga kugira ngo arebe ko ukangika, ariko Satani nta mbaraga agira. Satani abasha kurwana ariko ntabasha kunesha. Ashoza intambara ariko ntago ajya yisoza. Icyo ngicyo ukwiriye kukimenya. Birashoboka ko nkurikiye uri mu bibazo, urarwaye, cyangwa se ufite amadeni, cyangwa se mu kazi ntibiri kugenda neza, business yawe irimo irahomba. Hamagara iyo nimero dusengana Imana. Nzi neza ko Uwiteka Imana ishobora byose. Birashoboka ko nkurikiye uri umubyeyi, Satani yateje abana bawe kutakumvira. Satani ateza abana bawe uyu munsi wa none bose uko bashoreranya amashuri yarabananiye. Neza ntibiri gukunda, ntibiri kwemera. Ariko ndashaka dusengana Imana. Imana ikora ibikomeye ku buzima bwawe. Nta hantu habi hashoboka Imana itakuvana. Nta n'ahantu habi heza hashoboka Imana itagushira. Mbonye abantu benshi Imana ihinduriye ubuzima. Uyu munsi turakomeza n'ibintu 7 wakora ugatandukana na karande. Ibintu 7 witandukanye nabyo karande ikakuvaho. Jo navuze 2, uyu munsi ndongera dukomeze n'icya 3. Ariko ndagira ngo mvugane nawe. Ugira agahinda muri wowe utaza aho kava, ugira umubabaro muri wowe utaza ahantu uva, hari amarira ujya wumva shoka muri wowe ntuzi ikiyatera. Akenshi wumva amajwi akubwira ngo iyahure. Uraboshye inshuti yanjye. Fata izo nimero dusengana Imana. Uraboshye. Hari ibintu bikugendaho, hari ibintu bigutsikamira, hari ibintu bikugendaho bikakunaniza, bikakubuza amahoro, bikakubuza amahwemo. Ariko ndagira ngo nkubwire, Yesu ni muzima. Yesu ni muzima. Yesu arashoboye. Yesu arashoboye, nta kintu kimunanira. Jambo ryarambwiye Zaburi 125 ruvuga ngo abiringiye Uwiteka bameze nk'umusozi witwa Siyoni. Uyu musozi ntubasha kunyeganyezwa, ngahubwo uyu musozi uhora uhamye iteka ryose. Kabiri haravuga ngo nkuko imisozi gose Yerusalemu. Haleluya. Ngo niko Uwiteka agota abantu be. Imana y'amahoro itugirire neza. Yesu rero arashoboye. Niki kikujyana mu bapfumu? Niki kikujyana mu kunywa inzoga ukarara unywa inzoga ngo niho uzabonera amahoro?
wabaye imbata ya rikeri neza neza, rikeri wabaye imbata yazo. Ariko Yesu yakubatura. Mbonye abantu Yesu abohoye, mbonye abantu Yesu akijije, mbonye abantu Yesu ahagurukije, mbonye abantu Yesu ahaye ubuzima, mbonye abantu Yesu ahinduriye amateka, mbonye abantu Yesu azuye ibyabo byari byarapfuye. Imana itugirire neza. Rero wiba imbata y'ibiyobyabwenge kugira ngo wiheshe amahoro. Oya, ntabwo aho ngaho mu biyobyabwenge uzaboneramo amahoro, ntabwo mu bapfumu uzaboneramo amahoro. Ndakubwiza ukuri, ntabwo uzaboneramo amahoro. Ubuzima bwagucanze, urumva wayoboka inzira zidasobanutse kugira ngo ubashe kugira ubuzima. Oya, Yesu atanga amahoro. Imana iherutse kumbwira, irambwira ngo abantu banjye ntabwo bazi ko ari njyewe utanga amahoro. Ngo abantu benshi barimo barashakira amahoro mu by'isi, ariko nyamara ntabwo bazi ko ari njyewe utanga amahoro. Imana irangije irambwira ngo abantu nibankunda bakitondera ijambo ryanjye, nanjye nzabatabara. Nibankunda bakitondera ijambo ryanjye, bakantabaza, nanjye nzabumva ndi mu gihugu cyo mu ijuru mbatabara. Imana irangije irambwira ngo nk'uko abantu bo mu isi bamenya abantu babo, ngo ni nako Imana iri mu gihugu cyo mu ijuru igiye kumenya abantu bayo. Kandi ni koko ijambo ry'Imana mu Bakorino haranditse ngo ukunda Imana niwe umenywa nayo. Nukunda Imana nawe izagukunda, nukunda Imana nawe izaguhagararaho, nukunda Imana izagukundisha abantu, nukunda Imana izagukundisha imiryango, izagukundisha inshuti, izagukundisha abavandimwe, izagukundisha abantu bose. Nugira umwete wo gukunda Imana, nugira umwete wo kugendana n'Imana, nugira umwete wo kubana n'Imana, nugira umwete wo gukora iby'Imana ishaka. Rero nari nyirimo mbabwira ngo kuri wowe udukurikiye ari ubwa mbere, fata iyo nimero, uhamagara iyo nimero ushaka gusengerwa by'umwihariko, cyangwa ushaka kujya muri groupe ngo dukomezanye aya masengesho, ko tugeze ku munsi wa 25. Amasengesho na y'iminsi 40 yo gukurwaho iminyururu, yo gukurwaho igisuzuguriro, yo gukurwaho uburetwa. Imana itugirire neza. Turakomeje rero, dukomeje ibintu 7 wakwitandukanya nabyo ugaca ukubiri na karande. Ibintu 7 wakwitandukanya nabyo ugaca ukubiri na karande, ugaca ukubiri n'imizimu. Imana itugirire neza. Turi mu ijambo riri mu Migani ibice 6 murongo wa 16, ubu tugeze ku wa 17. Icyambere n'icya kabiri twarabibonye: amaso y'ubwibone, ururimi rubeshya, amaboko avusha amaraso y'utariho urubanza. Icyo ni icya gatatu. Amaboko avusha amaraso y'utariho urubanza. Imana itugirire neza. Hari umuntu wicaye aho ngaho, ariko hari umuntu wahemukiye, hari umuntu wagiriye nabi, hari umuntu warwanyije. Imana itugirire neza. Hari umuntu warwanije mu kazi akavamo, uwo ni umuvumo urimo uragukurikirana. Mu buzima bwa buri munsi ukunda kubeshyera abandi, ukunda gusebya abantu biyubakiye urugo, ugashaka gusenya ingo z'abantu benshi. Noneho hari n'umuntu uvuga ibintu ku bantu kandi azi ko byabicisha. Ariko niba turi abarokore dusenga Imana, kubera iki ibyo bintu biba kuri wowe? Kubera iki uba umugambanyi kuri bene so? Ugasanga ukunda gusebya abantu, ugasanga ukunda gusebya abakozi b'Imana. Amaboko avusha amaraso y'utariho urubanza. Aya maboko avusha amaraso y'utariho urubanza ni ikintu Uwiteka yanga urunuka, acyanga urunuka mama. Uyu munsi hari ibintu biri kukubaho ariko bituruka ku muvumo w'umuntu wigeze guhemukira. Hari ibintu birimo birakubaho ariko bituruka ku muvumo
winda wigeze gukuramo 3 enye 5 zishoreranye, abo bana Imana yari yagambiriye ko bazabaho, ariko urangije izo ndu zikuramo, uwo ni umuvumo ugukurikirana kandi wizaniye. Amaboko yuvusha amaraso yutariho urubanza. Buri gihe nta nama nzima wajya umuntu akugishije inama ati nkora iki, umugira inama ngo kuramo inda, umugira inama ngo reka tujye mu bapfumu, umugira inama ngo urugo rusenye genda kiriya kigabo kireke ntabwo wagishobora, kandi yamara kuruvamo ukajya kumwitwarira. Amaboko yuvusha amaraso utariho urubanza. Iki ni icya gatatu. Turi mu bintu 7 witandukanya nabyo ukabona umugisha. Ibi bintu iyo witandukanyije nabyo ubona umugisha. Ugasanga umuntu yitangiriye akabizinesi kamuvurnye bimugoye, ntuzi aho yakuye amafaranga, ariko ejo mu gitondo ukarwana intambara yo kugira ngo ahombe birangire neza neza ukamuhombya. Ntabwo bizakugwa amahoro, ntabwo bizakugwa amahoro. Uricara ugatuza, hari ubukwe bw'abandi wasenye. Uricara ugatuza, hari umuntu wagambaniye bakamwica. Uricara ugatuza, nyamara ubizi neza ko uri umurozi. Hari umuntu waroze kugira ngo umusimbure mu mwanya wicayemo, waramuroza arapfa aragenda. Yego niba nta muntu wabimenye, ariko ijisho ry'Imana ryarakubonye. Ariko nyamara uyu munsi uragenda mu bahazwa urahazwa, mu bajya kwigabura ujyayo, mu bajya mu gisirimba nawe ujyayo, ariko se koko nta n'isoni ugira? Imana y'amahoro itugirire neza. Nta n'isoni ugira koko? Nta soni ugira? Imana y'amahoro itugirire neza. Rero amaboko avusha amaraso yutariho urubanza. Amaboko avusha amaraso. Hari amaraso wavushije urabizi, hari ibyaha wakoze urabizi, hari umuntu wahemukiye urabizi, hari umuntu wagambaniye urabizi. Pastor kugira ngo ube pastor urabizi ko ari uwo wagambaniye, uramuhirika ku ntebe, urabizi ko wabikoze. Wa muhanuzi we nubwo uhanura, ariko hari umuntu wigeze kugirira nabi. Ntabwo ibyo byibagiranye, icyo umuntu abiba nicyo asarura. Imana itugirire neza. Hari imivumo ikuriho ikeneye kukuvaho, hari imizimu ikuboshe ikeneye kukurekura. Ejo twasomye ijambo ry'Imana rivuga ngo mu ngoma za 2:20 Yehoshafati abwira abayuda n'ab'i Yerusalemu bose, arababwira ngo nimwizere Uwiteka Imana yanyu kugira ngo mubone gukomezwa, kandi mwizere n'abahanuzi bayo, mwizerere mu bahanuzi bayo kugira ngo mubone kubaho neza, mubone kugubwa neza. Imana itugirire neza. Amaboko avusha amaraso, amaboko avusha amaraso. Yewe Mana we, abantu benshi barasenga, abantu benshi bitwa ko bakijijwe, abantu benshi bitwa ko barwana intambara, ugasanga umuntu neza neza aribasira umuntu, uriya ni umupagani, uriya ntasenga, baye mu buzima bwo guca imanza, baye mu buzima bwo gushaka gusebya mwene so kugira ngo ubashe kugira agaciro. Urimo uravusha amaraso atariho urubanza, urimo uravusha amaraso atariho urubanza, urimo uravusha amaraso atari ngombwa. Yewe ibyo bintu urimo urakora ntabwo ari ngombwa. Mana ntabwo yananiwe ngo inanirwe kwirwanirira. Gisanga umuntu ngo afite ifuhe ry'umurimo w'Imana, ngo ubu mundeba ngo mfite ifuhe, ngo ubu mundeba ngo ndumva nababaye cyane. Ugira ifuhe gute ry'ubwami bufite nyirabwo?
bigatuma uhemukira bene so ngo uri mwifuye, bigatuma ufata umugabo mwene so ukamufata ukamwandagaza ukamutuka ukagira gute ngo uri mwifuye. Imana iri mu gihugu cyo mu ijuru itugirire neza. Mwituze no mu byiringiro niho hari Imana. Mwituze, mwituze, koroherana, sibyo? Koroherana. Abafilipi ibice 2 ku murongo wa 5 harambwira ngo nimugire wa mutima wari muri Kristo. Abafilipi ibice 2 umurongo wa 5, mugire wa mutima nk'uwari muri Kristo. Wa mutima nk'uwari hehe? Muri Kristo. Baroko mugira umutima nk'uwari muri Kristo. Umutima wari uri muri Kristo wari umeze ute? Rwandiko rwa mbere rwa Yohana ibice 3 ku murongo wa 1. Murebe urukundo data wa twese yadukunze, rwatumye twitwa abana b'Imana, kandi koko niko turi. Nicyo gituma abisi batatumenya kuko batayimenya. Imana y'amahoro itugirire neza. Murebe urukundo data wa twese yadukunze, rwatumye twitwa abana b'Imana, kandi koko niko turi. Data we ndafashishwe. Imana itugirire neza. Rwatumye twitwa abana b'Imana. Rero icyatumye witwa umwana w'Imana ni urukundo Imana yakugiriye, ni imbabazi Imana yakugiriye, ni ubuntu Imana yakugiriye. Imana ihagararana nawe. Ariko twakwisuzuma tukiyinira. Akenshi dushaka kureba igitokorwa kiri mu jisho rya bene data, ariko ntitubanza ngo turebe umugogo uri mu jisho ryacu. Ariko twakwiyinira tukisuzuma. Buri muntu wese akiyinira, ntabwo yagiweho n'urubanza. Imana itugirire neza. Ndashoje. Uyu wari umunsi wa 25. Ndashaka nsengane nawe. Imana y'amahoro itugirire neza. Ndi kuvuga ibintu 7 bitandukanya nabyo ukabona umugisha. Ibintu 7 witandukanya nabyo ukabona umugisha. Nibi bintu 7 bikuriho ukabona uri nabyo, menya ko nta mugisha uzabona. Ibi bintu 7 niba birashobora ngo ndagerageza ngo 2 Imana irakiranuka. N'abayisenga bakwiye gukiranuka. Imana ni Imana itagira amanyanga. Ni Imana ikiranuka muri byose. Ni Imana yera. Igikori byo gukiranuka gusa n'abarenga ikabarengera, yica imanza ziboneye zitabera, kandi igira imbabazi ntibambe, imenyesha bayubaha inzira zayo, Uwiteka atinda kurakara, umujinya ntiyawugumana iteka, akunda kugirira neza be. Mana ishimwe. Kadusenge. Data mu izina rya Yesu, uri Imana ishobora byose. Uravuze ngo amaboko avusha amaraso y'utari w'urubanza, ngo icyo ni icyaha wanga urunuka. Nkundira Mwami Imana, ubohora abantu bawe, kandi Nyiringabo imbabazi zawe, ubuntu bwawe, urukundo rwawe, gukomera kwawe nibibagaragareho. Nubatsindishirize, nubabambira amahema, nubiyereke, nubigaragarize, nube mu ruhande rwabo. Buri muntu wese warunkurikiye, reka imbabazi zawe zimubonekeho, kandi abantu bawe ubamenyeshe ijambo ryawe, ubahe kurimenya, ubahe kurisobanukirwa. Urakoze Kristo. Amen. Mana ibaha umugisha. Jambo ry'Imana nakagaruka. Shalom, shalom. Ni mu mubohori. Ikiganiro ni mu mubohori cyabateguriye amasengesho y'iminsi 40 yo gukurwaho iminyururu azayaca kuri sheni ya YouTube ISEZERANO TV, ndetse n'iy'umugambi w'Imana buri saa 12 hamwe na Prophet Emma. Nyabuneka ntucikwe.